Gusenga ni uburyo Imana yashizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva cyangwa se uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Reka nsubiremo. Gusenga ni uburyo Imana yashizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva n'uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Niba hari ikintu abarokore banga ubushake bw'Imana, ngo kubera iki? Burasharira. Ubushake bw'Imana ntabwo busharira, ahubwo busharirira kamere. Mbibutse ko uburyo Imana isubiza nubwo twe dushaka gusubizwa burahabanye. Twe turashaka ko isubiza ibyo tuyishakaho, yo irashaka kutwubakamo ubwami bwayo. Noneho reka mbyoroshye mbivuge mu magambo yoroheje. Wowe urashaka amafaranga, ariko Imana irashaka kubanza kukubakamo imbaraga zitegeka amafaranga, kugira ngo nugira amafaranga utazayaramya. Wowe urashaka icyubahiro, Imana irashaka kubanza kuguha imbaraga zo gutegeka icyubahiro, ngo Imana izakomeze kubahwa yo yonyine. Niho tutavuga rumwe n'Imana, tukavuga ko ubushake bwayo busharira. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Iyo igukunda ibanza kukubakamo imbaraga kugira ngo ubwami bwayo buzamamare, uzahagarare ubwami bw'Imana neza. Ariko kubera ko ubishaka ku muvuduko uri hejuru, uhita uvuga ko ubushake bw'Imana busharira. Umuntu arasenga akavuga ati Imana uransubiza, nutansubiza uraba utari Imana. Yego ko. Kugeza igihe uvogera icyubahiro cyayo kubera imyumvire yawe. Hari abandi bantu bazi Imana itanga imigati igira neza gusa, batazi ko ishobora no gucisha abantu ahantu hagoye kandi itabanga. Imana uzayisenga bitewe n'uko umaze guhinduka mu myumvire. Ibyo nabyo bagomba kubyigira mu butayu, ko bakwiye guhindura imyumvire n'imitekerereze. Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Kera twamaraga nk'iminsi 3 mu cyumba cyangwa 7, ariko ubu ntiwapfa kuyibona. Iyo uvuye i Remera ujya mu mujyi ni iminota 20 yenda mu modoka. Utangiriye isengesho i Remera ntabwo wagira mu mujyi wafashijwe. Utegereje ko uzabona iminsi 3 mu cyumba. Ikiguzi cy'ubuzima ntikibyemera yenda. Ukwiye kubaho ubuzima buramya Imana. Nagiraga mama w'umunyamasengesho, yakijwe nko muri 89. Hanyuma iyo yabaga arimo guhinga yabwira Imana ngo Mana, uko ntandukanye ugwiri n'ubutaka, aba ari kukura ibyaha mu mutima wanyu nyuzuza umwuka wera. Iyo yabaga arimo gucumba yabwira Imana ngo uko mvanga ifu n'amazi, aba ari kuhindura umutima wanjye weze unyuzuza umwuka wera. Umunsi umwe yaracumbye ntiyaburangije, yuzuye umwuka wera, avuga mu ndimi akungara gatobora. Dukwiye gukoresha amahirwe yose tubonye tugasabana n'Imana, tugahinduka mu myumvire no mu mitekerereze, ko umubabaro wose utavurica. Ariko nanone ni nayo duhungiraho ikatugirira neza. Watinze kubona umugabo urashaka kubanza kujya kwishingira. Abandi bagize amahirwe turabakira, ariko wowe ntabwo uzi bizakurikiraho. Uragira ngo ubeho ubuzima nk'ubw'abandi babaho, hanyuma bigende bite? Hari abantu babaye mu nzu y'Imana binuba. Kuba warakwije 30 utarabona umugabo ntabwo bibuza Imana kuba Imana. N'ukuri Imana iracana Imana ufite 30 umugabo utaraboneka. Kuba ugikodesha ntabwo abakodesheje bageze abafite amazu yabo ntabwo bageze mu ijuru. Nawe uzubaka ntaco bitwaye. Nibyo ntibiguteranye na data. Kuba abandi barabyaye ukaba utarabona umwana ntabwo bihindura urukundo rw'Imana. Uzabyara kandi utanabyaye. Bashaduraka narabakunze baravuze ngo yadukiza itanadukiza. Nta mpamvu yo gusenga ibigirwamana. Kuba waratinze kubyara ntibigushore mu ngeso mbi.
ntabwo imigambi y'Imana yose yakwigwa mu mutwe wawe. Nta nubwo Imana izigereza ko kwisobanuraho wariye n'Imana utanariye n'Imana, ukize n'Imana unakenye n'Imana, ugezweho n'Imana unashaje nabwo izakomeza kuba Imana. Kandi nuva hano uyigaya uzasanga i Remera bavuga higiriye i Remera n'i Nyarugenge bavuga ngo uruwera uruwera. Ntabwo ukwiye kuba uri umukristo abantu bibazaho, oya, ukwiye kubahisha izina ry'Imana. Niba wujuje imyenda garderobe hano usengana n'umuntu uhorana umwenda umwe, ntabwo izina ry'Imana ryigeze ryubahwa mu myenda yawe. Kuba Imana yaraguhaye imodoka Imana ishimwe, ariko mu modoka yawe izina ry'Imana rirubashwe. Murabona ibi bintu by'Imana hari ukuntu nyine umuntu abizamwo akajya bikinamwo akayumva ari ibintu bisanzwe, akaba azi ko ntacyo bizamutwara, bizakigutwara. Umuntu akumva ibiri hano ntibikimunyura, agahita abo kuba umwana utaba mu rugo. None se buriya huba uza ahantu b'ibintu bibamo, baridoroga ariko ntibagira amahoro. Iyo barangije, iyo ibyo bita umunezero birangiye, asubirana umubabaro wose uko wakabaye. Umuntu arasenga akavuga ati Imana uransubiza, nutansubiza uraba utari Imana. Yego ko kugeza igihe uvogera icyubahiro cyayo kubera imyumvire yawe. Hari abandi bantu bazi Imana itanga imigati igira neza gusa, batazi ko ishobora no gucisha abantu ahantu hagoye kandi itabanga. Mwagize neza ko mwaje gusenga, Imana ibaho umugisha. Kuba waje wagize neza. Gusenga bikwiye kuba nyine ubuzima tubaho bwa buri munsi. Nta kintu cyiza nyine nko kujya imbere y'Imana ugiye gusenga. Hanyuma tugiye kureba uyu munsi uburyo bwiza bwo gusenga. Hari igihe dukora ibintu ariko mu buryo butari bwiza. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo gusenga. Icyambere, gusenga, abantu benshi bamwe basenga 40, abandi 150, abandi 10 n'ingahe, abandi mutekereza ko ari bwo buryo bwiza bwo gusenga? Mushumba yatubwiye ngo ntitukavuga amagambo tuyasubiramo nk'uko abafarisayo babigenza. Ibyo Yesu yavuze ko bitari byo byiza. Abandi bazi ko gusenga neza ari ugutanga amaturo menshi. Ni ukuri turayakeneye, nabyo kubikora ni byiza, ariko ntekereza ko atari bwo buryo bwiza bwo gusenga nanone. Abandi bazi ko gusenga ari ukukora afishe ukajya kuri radiyo ukavuga ko uri muri 40 utajya inyama. Wana bwa buryo bwose dukoresha nabyo nibaza ko ntacyo bitwaye cyangwa biragitwaye simbizi, ariko si bwo buryo bwiza bwo gusenga. Hanyuma Yesu yarasengaga, abigishwa bareba uburyo asenga, baramubwira ngo twigishe gusenga. Gusenga birigwa, yego, nubwo tudasenga amasengesho yanditse nka ba bagenzi bacu, cyangwa se ngo tube dusenga ibintu bimwe ku isi yose, ariko gusenga birigwa. Hanyuma mu buryo bworoheje, Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese, izina ryawe, ubwami bwawe, ibyo ushaka ni ibyo ndi bushingireho inyigisho yanjye umwanya turi bumarana. Abantu Imana ishaka ko bayisenga n'abantu bamenye Data uwo ari we. Kuva mu itangiriro kugeza Yesu aje, Yesu niwe yaje guhishura Data. Ni ukuvuga ngo umuntu usenga akwiye kuba yaravutse. None akabazo k'amatsiko, sindi bukabaza umushumba wanyu mukuru, ariko numashaka kukabaza umuntu ku giti cye. Ese abantu bose bari muri rusengero bose baravutse? Bose bamenye Data? Mushumba harantu wadusinyira ukatubwira ati ndabihamye abantu bose bari hano bose baravutse?
none ni gute umaze iminsi hano utaravuka? Indirimbo zose zanyuze aha, ibisirimba byose byasirimbwe, ibintu byose byanyuze hano, kwari kugira ngo tugufashe uvuke. Habuze iki ngo uvuke? Niba usenga utaraba umwana, utekereza ko bizagarukirayo? Yaravuze ngo nimusenga mujye musenga data. Abamama bari hano hari ikintu turi bwemeranywe kandi nzi ko bazi neza. Ufasha abana 100 ukabashira hamwe, umwana bombi bakarira, umumama ashobora gutandukanya ijwi ry'umwana we mu bana 100. Abamama yego? Aha. Abana banjye iyo bampamagaye ngo papa, numva ndabimenye nyine ko hariho isano. Ariko bana bo ku muhanda bose bampamagaye papa, nyine mbanza kwikanka kubera ko nta sano ry'amaraso dufitanye. Ushobora kubagirira neza ariko nta sano ry'amaraso dufitanye. Wowe waje gusenga hano byibuze waravutse. Muri urusengero rero harimo imigwi nk'ine. Harimwo bamwe bavutse baba abana b'Imana, bemeranywa n'imitima yabo ko ari abana. Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bubahindura kuba abana b'Imana, basangiye amaraso na Kristo Yesu, binjiye mu ishanga ryera. Abantu Imana yaronse ni abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Abo bantu Imana ibarinda nk'imboni y'ijisho, yabaciye mu biganza nk'imanza. Hari abantu bari hano bemeranywa n'imitima yabo ko bavutse. Abo ni bakwiye gusenga data. Umugwi wa kabiri ni abantu bari hano bavutse ariko baragwingira. Nyene mushake bo ari bwo bwa nyuma mu ntumiye, ariko ntabwo nasiga nabivuze. Hari abantu bari hano bagwingiye. Iyo bavuze gukura, umuntu akura muri ubu buryo: ukuza ubwenge, ugakura mu mbaraga, ugakura no mu bunini. Mu ndebera umwana bakoreye ibintu byose, ariko akaba afite imyaka 30 atekereza nk'umwana w'imyaka 2. Ashobora kuba yakujije umubiri ariko ubwenge bwe butarakuze. Hari abandi bantu bakuza umubiri, ariko umubiri akaba adashobora guterura n'akantu kangana gake, kubera ko yakujije umubiri ariko imbaraga ntazo. Nanone mu ndebere umwana upima santimetero 70, ngira ngo umuntu mugufi ku isi yapima santimetero nka 70 aheruka kwitaba Imana. Mu ndebere umuntu ufite santimetero 70 afite ubwenge bw'ubuhanga cyane ariko umubiri utarakuze, ntiyaba afite ikibazo? Hajya wowe wakuze mu bihe bice? Bamwe baravutse, abandi baravuka ntibakura. Bibiliya iravuga ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu. Tuzamenya ryari ko wakuze? Umunsi wahuye n'ikigeragezo nibwo tuzamenya niba warakuze cyangwa utarakujije imbaraga. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aba mu butayu kugeza umunsi yerekeweho Abisirayeli. Dufite abantu batakuze. Yagiye gusura fiancé muri ghetto ntahava. Iyo yabonye amafaranga ubwo nyine Imana imuheruka ubwo. Iyo bamuvuze ntakomera kubera ko nyine ntiyakuze. Aba gatatu ni abantu batavutse. Bamwe baravutse, abandi baravuka ntibakura, abandi banze kuvuka. Imana yigeze igirana ikibazo n'Abisirayeli, iravuga ngo umuntu ngo yashatse gutera uruzabibu, ngo ashaka umurima wera cyane, arawuhinga awurimburamwo amabuye n'ugwiri n'ibintu byose. Ngo ashaka umuzabibu w'ubwoko bwiza, araza awuteramo. Bibiliya iravuga ngo aratekereza, aricara aratekereza, aravuga ngo
aha hantu hashobora kuzaba izuba, yubaka umutaka kugira ngo uruzabibu rutazicwa n'izuba. Anatekereza ko ruzagira inyota, acukura urwina ashyiramo amazi kugira ngo uruzabibu ruzabone amazi. Atekereza ko hazaza ibyonyi, ashyiraho uruzitiro kugira ngo rugire umutekano. Hanyuma atekereza ko ruzakenera keya ya buri munsi, ashyiraho umukozi. Ngo umwaka urangiye, aho kugira ngo gwere imbuto gwera, arangije aravuga ngo niki nagomba gukora ntakoze. Ni gute umaze imyaka usengera hano ariko ukaba waranze kuvuka, ukaba ubizi ko utari umwana w'Imana? Kandi inshuro aho mperuka hano nababwiye ngo umutima ntujya ruswa. Umutima ntujya ruswa, urabizi neza kutaravuka. Niba ibintu bibera hano byose bitaragufashije ngo uvuke, dukora ikindi. Niba hari ahantu hanyuze abavugabutumwa benshi muri iki gihugu, ni muri uru rusengero. Niyo hantu hanyuze abavugabutumwa b'abanyambaraga benshi, abanyamavuta benshi banyuze hano. Niba hari ahantu haririmbiwe indirimbo z'igitangaza, ni hano. Niba hari ahantu havugiwe ubuhanuzi buteye ubwoba muri iki gihugu, ni hano. Niba hari ahantu hasengewe amasengesho menshi, ni hano. Dukora iki ngo uvuke? Nikihe kindi kintu mwasigaje? Dukora iki ngo uvuke? Hanyuma Bibiliya iravuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire. Murabona ibi bintu by'Imana hari ukuntu nyine umuntu abizamwo, akajya bikinamwo, akayumva ari ibintu bisanzwe, akaba azi ko ntacyo bizamutwara. Bizakigutwara kuko iyo uba ukinira ahandi hantu hose byakoroha, ariko gukinira ku maraso y'umwana w'intama. Hano muri iki gihugu habaye jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Niba hari itegeko rikomeye ni ry'umuntu ufobya jenoside yakorewe Abatutsi. Wagira ngo ufobya amaraso y'umwana w'intama bizarangira bityo? Karame, nubwo agakiza kaduhereye ubuntu, kamusabye ikiguzi c'amaraso. Hari abantu babikinamo kabisa, babikinamo. Dukora ikihe kindi ngo uvuke? Hanyuma Imana izagufashe ube umwana. Umugwi wa 4 n'abantu bari mu rugo kwa data, ariko bahabaye binuba, ntibashimishijwe n'ibibera hano. Reka ntange urugero rw'umwana w'ikirara. Umwana w'ikirara yaragiye aragenda ajyana ibye mu busambanyi, uwo n'undi mugwi ndageraho mu kanya. Ndashaka kuvuga murumuna we wagiye. Igihe se yakira umwana w'ikirara, we yahise abwira se ngo maze imyaka hano, nta n'agasekurume wampaye ngo ngasangire n'inshuti zanyu. Ahita aramubwira ngo ibiri mu rugo hano byose ni ibyawe, ni gute urekarama ko mwene wanyu yakiriwe akaba agarutse mu bana? Mwari muzi ko abantu baba mu rugo kwa data binuba? Uzi ikintu bapfa na data nuko atasubije ibyo bifuza ku gihe. Ariko kuba data atarabikora ntibimubuza kuba data. Icyo yagukoreye cyo kukubyara kirahagije, ibindi ni inyongera, ni impamba yo mu nzira. Ntabwo dukwiye gupfa nawe ibyo atarakora, azabikora anarenza ibyo wifuza. Ukwiye guha agaciro ko wavutse. Icyo kintu kirakomeye. Hari abantu babaye mu nzu y'Imana binuba. Kuba warakwije 30 utarabona umugabo ntabwo bibuza Imana kuba Imana. N'ukuri Imana iracana Imana ufite 30 umugabo utaraboneka. Kuba ugikodesha ntabwo abakodesheje bageze abafite amazu yabo ntabwo bageze mu ijuru. Nawe uzubaka ntaco bitwaye. Nibyo biguteranye na data. Kuba abandi barabyaye ukaba utarabona umwana ntabwo bihindura urukundo rw'Imana. Uzabyara kandi utanabyaye. Bashaduraka narabakunze baravuze ngo yadukiza itanadukiza. Nta mpamvu yo gusenga ibigirwamana.
kuba waratinze kubyara ntibigushore mu ngeso mbi, ntibitume witwara nabi, ntibitume ubaho wararakariye Imana. Hari abantu bari mu nzu y'Imana baravutse, yego ni abana mu rugo, ariko data ntibavuga rumwe. Ndashimira Imana ko yahisemo kwihisha, kuko iza ikaba nk'ahantu dushobora kuyigeraho tukayibona. Mbega ibibazo! Wanza hari bari kuyikubita kudeta. Hari abantu bagejeje Imana mu rukiko bahorana kuki. Mva nkubwire rero inkuru ikomeye. Ntabwo imigambi y'Imana yose yakwigwa mu mutwe wawe. Nta nubwo Imana izigereza ko kwisobanuraho wariye n'Imana utanariye n'Imana, ukize n'Imana unakenye n'Imana, ugezweho n'Imana unashaje nabwo izakomeza kuba Imana. Kandi nuva hano uyigaya uzasanga i Remera bavuga higiriye i Remera n'i Nyarugenge bavuga ngo uri uwera. Kuyirakarira kwawe nta kintu biyihinduraho. Turaza kubigeraho mu kanya, iracitwa Imana. Kandi ingaruka mbi zizakubaho urazizi, kubera ko wihaye kuyirakarira uzahora urwaye umutwe, uzahora wumva hano haremereye hameze nk'ahikoreye ibiro 50. Uruti rw'umugongo ruzakujya, uzagwara igifu, ejo impyiko zizaza. Mbese iyo wihaye kutavuga rumwe n'Imana bigera igihe ugahura indwara zikakwataka. Ubwo nari nshatse kuvuga ko umubabaro wose utavurica, ariko nanone ni nayo duhungiraho ikatugirira neza. Amen. Ngewe nagusinyira Imana ntizigereza kukwihanaho. Amaherezo uzasanga icitwa Imana, kandi uzasanga byose yarabikoranye urukundo. Amen. Bamwe n'abana, abandi n'abantu bataravuka, abandi n'abantu bafitanye ibibazo nayo. Hari n'abandi rero umugwi wa nyuma n'abantu bahisemo kuba abana b'ibirara, akaba adashaka kuva mu rusengero, ariko abayeho ubuzima bwanduye, nabo abizi neza ko haba hatari mu rugo kwa data. Kuba umwana w'ikirara ni amahitamo. Umuntu akumva ibiri hano ntibikimunyura, agahitamo kuba umwana utaba mu rugo. Reka nkoresha imvugo irimo ikinyabupfura. Agahitamo kuba umwana utaba mu rugo. None se buriya huba uza ahantu ibintu bibamo, baridoroga ariko ntibagira amahoro. Iyo barangije, ibyo bita umunezero birangiye, asubirana umubabaro wose uko wakabaye. Kuko igihe yifuza kugaruka yaravuze ngo kwa data barajya bagasigaza. Ahantu bajya bagasigaza ni hano honyine, ni mu rugo kwa data. Hanze y'urugo hari ibintu bibi gusa. Ndashimira Imana, nakijijwe mfite imyaka 10. Ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10 bitangira kubana n'abamisiyoneri. N'ubu sindasubira mu rugo. Hanyuma nigeze guhura n'umuntu yakijijwe yarakoze ibyaha byinshi. Ndamubwira ngewe nta buhamya mfite bwo gusambana no kunywa inzoga, ibyo bintu ntabwo nigeze mbibamo. Arambwira ngo uzajye ushima Imana ngo kuko twebwe twaraje ngo ariko tugarukana inkovu nyinshi. Arambwira ngo iyo nibutse ubuzima nabayeho mu byaha, umutima numva ubabaye. Reka mbaho urugero basi ruri bibilike. Petero murabizi ko yagize intege nk'ejo bundi akihakana Yesu. Imana yaje kumubabarira, arakizwa, Imana iramwakira. Ariko mu ndebere Petero yaje hano kwigisha, hanyuma isaki gacomoka ikava hariya ikamuca imbere ariho arigisha. Yahita yumva amerewe ate? Njya muri Isirayeli bwa mbere, ikintu cyambabaje nuko ahantu Petero yihakaniye Yesu, kugeza uyu munsi yacamanitse isaki.
aho hantu nta mugida ukenewe. Ukibona isaku uhita umenya icyahabereye. Urashaka gusiga tarasi? Urashaka ubuhamya? Watinze kubona umugabo, urashaka kubanza kujya kwishingira. Abandi bagize amahirwe turabakira, ariko wowe ntabwo uzi bizakurikiraho. Uragira ngo ubeho ubuzima nk'ubw'abandi babaho, hanyuma bigende bite? Mu rugo kwa data barajya bagasigaza, nta mpamvu yo kuhava. Amen. Bibiliya avuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo data wa twese. Navuze imigwi y'abantu bari muri uru rugo cyangwa se bari mu rusengero, ariko dukwiye gusenga data twamenye. Muri ibi bintu byose ufatemo ko ukwiye kuba umwana w'Imana, kandi ntibigarukire ku kuvuka, ahubwo hagakurikiraho gukura no kuba uw'Imana yishimiye. Ugakura mu bwenge, ugakura mu mbaraga, ugakura no mu bunini. Birambabaza kandi cyane iyo mbonye umuntu umara umwaka mu rusengero atarazana umuntu n'umwe kuri Yesu. Nta musaruro utanga mu bwami bw'Imana. Niba abantu bariho bararimbuka hirya y'urusengero, wowe ukaba uri mu rusengero, nta muntu n'umwe urazana kuri Kristo, mu bwami bw'Imana ntekereza ko utazahembwa byinshi. Icya kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo nidusenga tuvuge ngo data. Icya kabiri, izina ryawe ryubahwe. Nyuma yo kuvuka ukwiye kwiga kubahisha izina ry'Imana, ukabaho ubuzima bwubahisha izina ry'Imana. Ntabwo ukwiye kuba uri umukristo abantu bibazaho, oya, ukwiye kubahisha izina ry'Imana. Waravutse, Imana ishimwe, ariko ubuzima ubayeho bwubahisha data. Ntekereza ko nujya muri garderobe kwambara, uzajya uvuga ngo izina ryawe ryubahwe mu myenda nambaye, kubera ko imyenda yo kwa Petero wayikiraho ugakira indwara. Niba hari imyenda ikiza, hariho n'iyica. Ibyo mvuze ndabizi neza. Niba hari imyenda ikiza, hariho n'iyica. Uzajye wambara mu buryo data wa twese yubahwe. Nunaseka, useke mu buryo butuma data wa twese yubahwe. Ngewe ndabizi ko ubuzima abakristo benshi babayeho ntibwubahisha izina ry'Imana. Ibyangombwa by'amadini byanditseho amazina meza cyane, ariko iyo winjiye mu buzima babaho abanyamatorero, izina ry'Imana ntiryubashwe. Abantu benshi bafite imitungo, bafite Imana, umugani w'Abarundi, yabahaye imigisha, ariko mu migisha yabo izina ry'Imana ntiryubashwe. Imana yarakugaburiye, ntugihaha ku kiro, wahaha ku kwezi, ukakora stoke, ariko stoke yawe izina ry'Imana rirubashwe. Kuko niba ugura umufuka w'umuceri ukawujya wose ukawurangiza wenyine, ntabwo Imana yubashwe mu muceri wawe. Muracankunda? Niba wujuje imyenda garderobe, hano usengana n'umuntu uhorana umwenda umwe, ntabwo izina ry'Imana ryigeze ryubahwa mu myenda yawe. Kuba Imana yaraguhaye imodoka, Imana ishimwe, ariko mu modoka yawe izina ry'Imana rirubashwe. Nidusenga tuvuge ngo data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Uzakore ku buryo data atakureba ngo ababare, ahubwo izina rye ryubashwe ku bwawe. Kavuga ati uyu muntu ahari arampagarariye, izina ryanjye ryubashwe ku bwe. Izina rya data wa twese ryubahwe. Hanyuma icya gatatu, yaravuze ngo ubwami bwawe. Hano nagira ngo mbabwire ikintu natekereje kuri iri jambo. Iyo bavuze ngo ubwami ni system, ntabwo ubwami ari umuntu, ubwami ni system. Iyo bavuze ngo ubwami bwawe buze, uko tungana uku dukwiye kwinjira muri system y'ubwami bw'Imana,
hanyuma tugakora ku buryo aho uri ubwami bw'Imana buhagera, cyangwa se uba umuntu uhetse ubwami bw'Imana. Mvuze ngo ubwami bw'Imana ni system. Mu muryango wawe ujye umenya ko ukwiye gukora ku buryo niba Imana yarakugize umugabo mu rugo cyangwa se umugore mu rugo, mu muryango wawe izina ry'Imana rikwiye kubahwa, ubwami bw'Imana bukaba buhari. Hari inzu winjiramo ukibaza iyi nzu ko ari iy'abarokore batanywa inzoga n'itabi kandi ukumva nta Mana ihari. Hari n'inzu winjiramo ukumva ubwami bw'Imana burahari. Hari abigisha bamwe bakunda gukoresha imisozi 7, nemeranywa nabo. Imana yari ikwiye, ubwami bw'Imana bukwiye kugera ku musozi w'umuryango. Maze igihe kitari gito mbana n'abantu mu buryo bw'inyigisho z'umuryango, ndabizi ko umuryango umeze nabi. Ubwami bw'Imana buriho buragenda bwimuka mu muryango, hinjira ubundi bwami. Uko Imana yifuza mu muryango, yagira ngo habanze Imana, hakurikireho umugabo, hakurikireho umugore, hakurikireho abana n'abandi. Ariko isi y'uyu munsi irimo gutuma habanza umugore, hagakurikiraho umwana, hagakurikiraho imbwa n'ipusi, umugabo akaza nyuma. Hanyuma ako kavuyo kameze gatyo karimo gutuma divorce iteye ubwoba, biteye ubwoba mu muryango, kubera ko ubwami bw'Imana buri kwimuka. Niba Imana yaravuze ngo nimubyare mwororoke, isi irimo kuvuga ngo hoya ntimukabyare. Hanyuma abatinganyi, iyo abagabo babiri babanye nico bisobanuye, kandi bifite imbaraga nyinshi zibiri inyuma. Ndashimira Imana ko ngihagaze hano nkibasha kubivugaho. Ahandi kirazira no kubivuga, kandi nyene iyo bivuze ubu biteguye no kubizira. Ariko ngewe nzarinda mpfa njemera ko umugabo akwiye kubana n'umugore, nta bagabo babiri bakwiye kubana. Ubwami bw'Imana bukwiye kuza mu muryango. Ubundi reka mbabwize ukuri, Imana yabwiye Aburahamu, irababwira ngo yamuhaye umuryango kugira ngo azigishe urubyaro rwe kubaha Imana. Iyo mu muryango byari kuba byubatse neza, Imana yubashwe mu muryango, itorero ntabwo ryari ngombwa. Itorero ryaje gukosora ibyapfiriye mu muryango. None Imana niba irimo kwimuka mu muryango, gutandukana kw'ingo kukaba kumeze nabi, amaherezo muza amatorero yo mu bihugu bimerewe gutyo uko bimeze, bemerera umugabo kwahukana 3 akagaruka bakamushingira. Ishakora iyo umaze kurongora nka 5 baravuga ati wananiranye, ariko nka 3 barakwihanganira. Bemera ko umuhungu n'umukobwa babana nk'umugabo n'umugore bageragezanya, hanyuma bamara kwemeranywa nyuma y'umwaka bakaza bakabashingira. Mugahe Bibiliya ivuga ngo ntugasambane. Imana ikwiye ubwami bw'Imana bukwiye kuza mu muryango. Ubwami bw'Imana bukwiye kuza muri ekonomi. Dukwiye kuzagira abacuruzi b'abahegwe ariko bubasha izina ry'Imana. Imana yifuza ko tugira abajenero bazaba bavuga mu ndimi. Muri politike izina ry'Imana rikubahwa, ubwami bw'Imana bukaza. Imana yifuza ko ku musozi w'uburezi aho abantu bigishwa indangagaciro zo kubaha Imana, bakagira ubwenge, ariko Imana igakomeza kuba iya mbere. Imana yifuza ko abantu bari mu mikino n'imyidagaduro n'ubuhanzi n'ibindi, naho izina ry'Imana ryubahwe. Reka mbabwire ikintu kibabaje, abantu baririmba sekira mu Rwanda 60% bose bavuye muri korari. Niki bahunze muri korari kigatuma bajya mu isi? Hanyuma izo barimo gusohora ntimuzizi se? Oya mwebwe hano mugira ikinyabufura cishi, ntabwo ndi buzivuge, ariko ndabizi ko muzizi, murazizi.
indirimbo nyinshi ziririmbwa, inyinshi zigisha ubusambanyi. Turazireba tukazirebana n'abana bacu. Hanyuma nitubabuza kubireba, nitubabuza kureba dessin anime iri satanike, hari indi twabakoreye. Twabateguriye ibindi bakwakira bizima bituma batajya muri ibyo. Tubaha umwanya ungana gute? Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Niba itorero ari itabaza riri ku igitereko cyayo, rikaba umunyu w'isi, rikaba umudugudu utabasha gutwikirwa, rikaba umuco w'amahanga, itorero rikwiye guhagarara mu mwanya wayo. Kandi bizahera kuri nge, ninkanguka nzakangura abandi, nimbyuka nzabyutsa abandi. Ariko nimba nsinziriye ntagamije kwamamaza ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana buzazima mu isi. Nigeze gusura muri Turukiya ahantu ikintu cyambabaje ni kimwe. Itorero rya Efeso ryari ryubatse rifite doctrine yubatse neza. Yesu araribwira ngo nutagaruka ku rukundo rwa mbere, itabaza rizava ku gitereko cyaryo kuzageza igihe uzongera kwihanira. Kuri ubu abasilamu ni 99.9% iyo bagufatanye Bibiliya baguca umutwe. Ahahoze itorero rya Efeso. Reka mbabwize ukuri, nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, nitutamenya ko duhagarariye ubwami bw'Imana mu isi, nitutabyuka ngo tubyutse abandi, ubu Kristo buzazima mu Rwanda, hasigara amateka ko yigeze kuba. Ibi bizabaho bitari kera, kubera ko abantu ntabwo bamenye icyo baremewe, ntabwo bazi ko babereyeho ubwami bw'Imana. Icyo dusengera ni ukugira ngo Imana isubize ibyifuzo byacu, kuruta kumenya ko nayo yifuza ko duhagararira ubwami bwayo. Mu myaka mike ishize, iyo wabonaga umurokora wahita wumva wishimye, ukabona umuntu wasigira inzu ukagenda. Ariko ubu umuntu arakubwira ngo hagukoresha umurokore, ngo nakoresha utari we. Kubera iki? Abarokore twabuze imbuto, ntabwo twamenye ko duhagarariye ubwami bw'Imana, ntabwo twamenye ko duhagarariye ubwami bw'Imana. Hanyuma icyanyuma yavuze ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva cyangwa se uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Reka nsubiremo. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo tuyibwire uko twiyumva n'uko tubyumva, hanyuma ikadusubiza ikurikije ubushake bwayo. Niba hari ikintu abarokore banga ubushake bw'Imana, ngo kubera iki? Burasharira. Ubushake bw'Imana ntabwo busharira, ahubwo busharirira kamere. Mbibutse ko uburyo Imana isubiza nubwo twe dushaka gusubizwa burahabanye. Twe turashaka ko isubiza ibyo tuyishakaho, yo irashaka kutwubakamo ubwami bwayo. Noneho reka mbyoroshye mbivuge mu magambo yoroheje. Wowe urashaka amafaranga, ariko Imana irashaka kubanza kukubakamo imbaraga zitegeka amafaranga, kugira ngo nugira amafaranga utazayaramya. Wowe urashaka icyubahiro, Imana irashaka kubanza kuguha imbaraga zo gutegeka icyubahiro, ngo Imana izakomeze kubahwa yo yonyine. Niho tutavuga rumwe n'Imana, tukavuga ko ubushake bwayo busharira. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Iyo igukunda ibanza kukubakamo imbaraga kugira ngo ubwami bwayo buzamamare, buzahagarare ubwami bw'Imana neza. Ariko kubera ko ubishaka ku muvuduko uri hejuru, uhita uvuga ko ubushake bw'Imana busharira. Nabyaye abana 2 kandi narabishakaga, ariko ibintu nzubu iyo mbimenya mbere yo kubyara, ntabwo abana banjye bari kugira ikibazo. Nubwo nashakaga abana byari byiza, ariko narabakomerekeje. Ndavuga abana banjye,
kubera ko nababyaranye ubumenyi buke. Nari nzi ko umuntu abyara mu mubiri gusa, hanyuma agashaka minervare akazana n'ibyo kurya, ariko sinamenye ko umuntu abyara ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibyo nabimenye nararangije kubyara, abana barakomeretse. Imana izagusubiza ibyo usaba, ariko ubumenyi ufite kuri yo sinzi niba buzatuma Imana ikomeza kuba iya mbere mu buzima bwawe. Ukwiye gusenga ukabwira Imana ngo Mana, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Muzi abantu bazi ubwenge ukuntu babigenza, ubanza kujya gusinyisha mu ijuru, hanyuma ibyo bagusinyiye mu ijuru ubushake bw'Imana bukaza mu isi. Iyo dusenga nisho dukora, tubwira Imana ngo ibyo. Bibiliya avuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ahubwo Umwuka Wera aradusengera akatunihira iminiho. Iyo usenze mu buryo bwiza, Umwuka Wera afata ka kavuyo k'amasengesho wasenze akabivangura. Bimwe yavanguye akongeraho imibavu, akabizamukana kwa Data wa twese, bigahumurira Imana neza, hanyuma ubushake bw'Imana bukaza mu isi. Igihe cyose utaramenya gusenga gutyo, uzahorana amakimbirane n'Imana. Iby'Imana ishaka, hari indirimbo y'ikirundi ivuga ngo iby'Imana igomba nibyo byiza, ngo nanjye nzobikunda kuko ari izi byiza. Akenshi ibyo twita ubushake bwacu cyangwa se ibyo twifuza ku Mana nibigarukira ku kunezeza irari rya kamere, ariko ibivuye mu bushake bw'Imana nibizanezeza wowe, ariko nanone ntibitere ikibazo cyo gutandukana n'Imana. Reka ntange urugero. Manu yari ikoze ku buryo umusaza yijya w'imyaka 70 ntagware bwashi, n'umwana muto w'ukwezi w'umwaka akayirya akamera neza, ariko buri munsi binubira Manu. Nta kibazo cy'imirire mibi kigeze kiba mu butayu. Ikindi, mu ndebere abantu bageze kuri 2.5 miliyoni iyo Imana ibaha ibitoki bidahasa. Ibyo bishingwe, ko muzi amafaranga y'ibishingwe Kigali ukuntu ameze, ibyo bishingwe bari kubibikaye. Hanyuma se amakamyo yo kubyikorera bari kuyakurayo ko bari mu butayu. Imana mu bumana bwayo yabateguriye umutsima mwiza witwa Mana, ariko buri munsi bivovotera ubushake bw'Imana. Reka nkubaze, Imana itaguhaye imyenda myinshi kuko ukiri mu ishure, igasiga ubwiza iyo ufite ikibazo kiri he? Nakoze ubukwe kuwa 6 muri 2004, 17 z'ukwa 7, 18 hazindukira umuhanuzi mu rugo, araza aratubwira ngo Imana intumye muri uru rugo. Kare mu gitondo aratubwira ngo mugiye kwiga ishure kandi rizatinda, neze nk'uko umurenze urugo. N'imiruho yose narushe mu busore, Imana igiye kunsubiza mu ishuri rizatinda. Arambwira ngo ni ukuri, mbonye mubyara abana 2 barinda bajya kwiga mwese nta kazi mugira. Ndamureba ndababara cyane, ariko ntibyari bikuye ko ari by'Imana ishaka. Twamaze imyaka 7 dukodesheje inzu tujya, nta muntu yatubwiye ngo azatwishurira inzu, nta muntu yatubwiye ngo azaduha ibyo kurya n'imyambaro n'ibindi, bya bindi byose muzi abantu bakenera. Hanyuma muri iyo myaka 7 nibwo bambwiye ko nambara neza cyane. Muri iyo myaka 7 ntabara inshuro twariye inyama, ntabwo nzibuka, ariko ni nkeya. Ariko nagiye kwa muganga arambwira ngo gabanya inyama zitukura, ngo wariye nyinshi zizagutera ikibazo. Ibishimbo byacu n'ibirayi twarabisengera, Imana igashiramo inyama tutabonye. Nta mituweli yo kwivuza twari dufite, nta bushobozi twari dufite bwo kwigurira mituweli. Nta mwana wacu yigeze agwara ngo ajye mu bitaro muri iyo myaka yose. Kandi umunsi twabonye mituweli yo kwivuza, twese twagiye kwa muganga.
beneda ubutayu ni ngombwa. Imana ibigira ngo ikubakemo imbaraga kugira ngo utazaramya iby'Imana iguhaye, ahubwo uzaramya Imana ibitanga. Ahantu Imana irimo kugucisha nubwo utabyumva, ukwiye kwigirira icyizere ko ayikujyana ari heza. Ni ukuri nta mugambi ifite wo kukwica. Umugambi wayo urakomeye ku buzima bwawe. Ukwiye kwemera ubushake bw'Imana nubwo kamere yawe utabishaka. Imbaraga z'ubumana nta bundi buryo yazikubakamo itagucishije rimwe na rimwe aho utumva. Imigambi gufiteho ni myiza, ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Ntaco yapfaga n'Abisirayeli kuva muri Egiputa ukazamuka muri iriya nzira ica kuri Sinayi ugahita uzamuka i Gaza, ni iminsi 11 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ariko yahisemo kubanyuza mu nzira y'ibizigu bazanyuramwo imyaka 40 itabanga. Kubera iki? Bahagurukanye n'ikivunge cy'abanyamahanga, kandi abo bantu ntabwo bagomba kwinjira ku butaka bwera. Nta kundi Imana yagomba kubigenza. Ahantu bamaze imyaka 430 bari bararongoranye n'Abanyegiputa, bari bafite Abanyegiputa babikundira. Nubwo buryo gusa bwari buhari bwo kubatandukanya n'ikivunge cy'abanyamahanga. Mwibuke ko iyo umuntu akizwa ntabwo ararabaye umutagatifu, ahagarukana n'ingeso za kamere, akavuka agatsindishirizwa, ariko ahagarukana n'ikivunge cy'ingeso bitewe n'uko yatinze mu isi. Nta bundi buryo Imana yakoresha ngo igutandukanye na kamere n'ingeso mbi itagucisha ameze hatyo. Icya kabiri, yagira ngo uhindure imyumvire y'Abisirayeli, y'Abanyegiputa yinjiye mu Bisirayeli. Niba hari ikintu kimwe kigora abanyetorero, ni uguhinduka mu myumvire. Imana uyisenga bikurikije uko uyizi. Hari abantu bicaye aha bazi Imana nk'interahamwe, ndabizi neza. Hari abandi adashobora gusenga ngo data wa twese kuko yagize papa mubi, abazi ko Imana ari igikoko nka se. Hari abandi bantu bazi ko Imana nyine ubushake bwayo busharira, atari Imana y'urukundo, kuko umutima wabo ntiwiteguye kwakira urukundo no kurutanga. Ntabwo bazi Imana y'urukundo, ntazigera avuga Imana y'urukundo. Uzumva ibyo mvuze uzabyumve abantu barimo gusenga. Umuntu arasenga akavuga ati Imana uransubiza, nutansubiza uraba utari Imana. Yego ko kugeza igihe uvogera icyubahiro cyayo kubera imyumvire yawe. Hari abandi bantu bazi Imana itanga imigati igira neza gusa, batazi ko ishobora no gucisha abantu ahantu hagoye kandi itabanga. Imana uzayisenga bitewe n'uko umaze guhinduka mu myumvire. Ibyo nabyo bagomba kubyigira mu butayu, ko bakwiye guhindura imyumvire n'imitekerereze. Abaroma 12:2 haravuga ngo ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Kera twamaraga nk'iminsi 3 mu cyumba cyangwa 7, ariko ubu ntiwapfa kuyibona. Iyo uvuye i Remera ujya mu mujyi ni iminota 20 yenda mu modoka. Utangiriye isengesho i Remera ntabwo wagira mu mujyi wafashijwe. Utegereje ko uzabona iminsi 3 mu cyumba. Ikiguzi cy'ubuzima ntikibyemera yenda. Ukwiye kubaho ubuzima buramya Imana. Nagiraga mama w'umunyamasengesho, yakijwe nko muri 89. Hanyuma iyo yabaga arimo guhinga yabwira Imana ngo Mana, uko ntandukanye ugwiri n'ubutaka, aba ari kukura ibyaha mu mutima wanyu nyuzuza umwuka wera. Iyo yabaga arimo gucumba yabwira Imana ngo uko mvanga ifu n'amazi, aba ari kuhindura umutima wanjye weze unyuzuza umwuka wera. Umunsi umwe yaracumbye ntiyaburangije, yuzuye umwuka wera, avuga mu ndimi akungara gatobora. Dukwiye gukoresha amahirwe yose tubonye tugasabana n'Imana, tugahinduka mu myumvire no mu mitekerereze. Yagomba kubatandukanya n'ikivunge cy'abanyamahanga, kandi bagomba no guhindura imitekerereze. Uzi ko bavuze ngo
icyaduha tukongera kurya inyama na tungurusumu, ibyo twabona n'amadegede twabona muri Egiputa, kandi babijya bakubiswe, bakifuza ibintu bajya ari uko bakubiswe. Reka mbabwize ukuri, ikintu dukwiye kumenya, kuva muri Egiputa ukambuka n'inyanja ukabatizwa amazi menshi ni byiza, ariko imyumvire y'Abanyegiputa ishobora kugusanga mu butayu, akaba ari izakwica. Aha turi ni hakurya y'inyanja, turi mu rusengero, ariko isi ishobora kudusanga mu rusengero ikatwicira mu rusengero. Kugenda mu nyanja uri mu bwato biranezeza, ni umunyenga, ariko iyi nyanja ije mu bwato burarohama. Iyo umuntu agenda mu isi akijijwe ni byiza, ariko isi ije mu murokora arapfa. Dukwiye kubaho ubuzima bukora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana nubwo tutabwumva, aho Imana iducisha ni heza. Imana yagira ngo ibanze idutegurire kwinjira muri Kanani, nubwo yatunyujije aho tutumva. Nagira ngo soze mbabwira ngo Kanani irahari. Kanani irahari yo mu isi, kandi irahari mu bwami bw'Imana. Ni ukuri Imana izatugirira neza tukiri inaha, kandi n'ubwami bw'Imana tuzabubona. Ntaco dupfa n'Imana, ahubwo icyo yifuza ni ukugira ngo ubwami bwayo buze. Amen. Hari abantu Yesu yaryoheye, babayeho bumva baryohewe na Yesu, batapfa na Yesu kuko babuze bimwe mu byo bifuza cyangwa se ibyo basengera batarasubizwa, bitaba impamvu yuko bava kuri Yesu, kuko bazi ko ubushake bw'Imana ari bwiza, kandi ubwami bw'Imana bakwiye kubuhagararira aho bari hose. Amen. Nashoje dusenge. Nagira ngo dusenge, hanyuma nubwo ntabisabiye uburenganzira umushumba, ariko nifuza kubasaba. Umuntu yicaye muri iri teraniro uvuga ati ngewe kuri uyu mugoroba nibwije ukuri, ndashaka kuvuka nkaba umwana w'Imana, ndemeranywa n'umutima wanjye ko ntaravuka. Ndashaka gusengera uwo muntu, nako ndashaka ko dusengana n'umuntu abizi neza ko adakijijwe, ashaka kuvuka kugira ngo agire agise. Iki kirere cyose mureba kirimo rezo ya MTN, harimo Airtel, harimo n'ibindi, ariko kugira ngo ubone ibyo MTN itanga ubanza kugura simukadi. Ntabwo wabona ibyo MTN itanga nta simukadi ugira. Niba ushaka kugira agise ku by'Imana itanga, banza wakire Yesu. Sinshaka kuvuga idini, oya, ndashaka ngo ube umwana w'Imana, wemeranywe n'umutima wawe kuri umwana w'Imana. Abo bantu nifuza gusengana nabo. Niba uhari nushaka ubumwe, ndashaka gusengana nawe. Undi muntu nshaka gusengana nawe ni umuntu uvuga ati ngewe nibwije ukuri, nari umwana mu rugo, ariko nahuye n'ibishuko, nahuye n'amosha ya Satani, subira inyuma, numva naratakaje kuba umwana, numva ntakiri umwana mu rugo kwa data. Ndashaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba, nongere kwemerwa nk'umwana mu rugo kwa data. Tera intambwe uze hano. Abo bantu mvuze bose baze bahagarare hano. Umuntu ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, cyangwa azi ko yasubiye inyuma, uwo muntu ashaka kumusengera. Twunamisha amaso dusenge. Twunamisha amaso turebe mu mutima. Hanyuma ndashaka gusengera umuntu ushaka kuba umwana mu rugo kwa data, abizi neza ko atari umwana, kavuga ati mu by'ukuri nibwije ukuri sinkijijwe, ndashaka kwakira Yesu. Abantu baze bahagarare hano. Ni nimwe natumweho. Ibyo navuze byose byari bigamije iki kintu. Nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese, ibyakwambuye kuba umwana sinabisubiramo, unabizi, ariko urabizi neza ko Yesu atari umwami w'ubuzima bwawe,
aba bahagurutse si abanyabyaha kuruta abandi, ni intwari kuba bahagurutse gutanga ubuhamya bakavuga ngo twemeye kuba abana, tugiye kwiyunga n'Imana. Yesu yaravuze ngo bizatera isoni kumpamiriza imbere y'abantu, nanjye bizazintera kumuhamiriza imbere ya Data n'abamarayika. Satani nakubwiye ngo ntuhaguruke, biri ngombwa. Iri jwi wumvishe ni iry'ingenzi ku buzima bwawe. Uramutse uhari wahaguruka tugasengana. Yesu, amen. Reka mbasengere. Data, mu izina rya Yesu, aba ni urubyaro rwa Aburahamu. Satani amaze igihe kinini ababoshe, ariko bahisemo kuza imbere yawe. Ndabasengeye ngo bandike mu gitabo cy'ubugingo, ubakure mu gitabo cy'urubanza. Ubuntu bw'Imana nibube ku buzima bwabo. Ijambo ribi ryose baturiweho ndibakokoyeho, ndaturakora abatsinzi no kurushaho, babiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Mbatandukanije n'imivumo iva mu bisekuru 10 byo kwa papa wabo no kwa mama wabo. Ndabadekarara mu gisekuru gisha, mu ishanga ryera abantu Imana yaronse, abami n'abatambye mu bwami bw'Imana. Ndabasengeye Mwami kugira ngo batandukanye n'ikibi cyose n'imbaraga mbi zose, ubuzuza umwuka wera kugira ngo baserve ubwami bwawe. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwabo, ukingura imiryango yari ikinze ku buzima bwabo, bahabwa imigisha ya Aburahamu, bahabwa imigisha dukura mu maraso ya Kristo, ubarindisha imbaraga zawe, ubakize ibyabakomerekeje, ubakize ikibi cyose, ubashoboze gukora ibyo wifuzaho. Ndagushimiye kuzabana nabo, urakoze kuzabarinda, ukababa hafi kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.